turabakiriye hano ku rwibutso rwa Nyamata. Urwibutso rero rwa Nyamata cyangwa muri rusange amateka y'agace k'Ubugesera aho urwibutso rwa Nyamata ruherereye ahera mu mwaka w'1959 nk'uko mubizi mu mateka abatutsi bamaze kumeneshwa, bamwe bamaze kwicwa abandi bagahunga. Bamwe mu basigaye mu gihugu baje gutuzwa muri aka gace k'Ubugesera. Bamwe baturutse mu majyaruguru, baturukaga za Byumba nk'uko mubibona kuri iyi karita. Murabona ko bamwe baturutse za Ruhengeri, abandi baturuka za Byumba, ndetse hari n'abavuye ku Gikongoro. Aka gace k'Ubugesera kakaba kari agace kadatuwe cyane, hari ahantu hake ikibazo ubuzima bwari bugoye kuko hari isazi yatsetse. Bamwe bavuga ko mu batangabuhamya bariho muri iki gihe bavuga ko hari za sazi yatsetse, ndetse banahageze urumva ubuzima bw'impunzi babaye mu nkambi z'impunzi, nta byo kurya bihagije n'ubuzima bugoye bwo kubona igitunga umuryango. Ubwo rero nyuma y'uwo mwaka wa 1959 abatutsi bakomeje kugenda batotezwa mu myaka yagiye ikurikiraho. Bigeze rero no mu 1966 nabwo abatutsi barishwe muri aka gace k'Ubugesera. Ndetse murabizi ko abatutsi mu mateka bakomeza guhohoterwa mu myaka yagiye ikurikiraho, ariko by'umwihariko bigeze mu 1990 abatutsi benshi, ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga, abatutsi benshi barafunzwe bitwa ibyitso by'inkotanyi, abandi baratotezwa. Undi mwaka rero ugaragaza uburyo jenoside yateguwe ndetse igashyirwa mu bikorwa ni umwaka w'1992 aho habayeho umugambi wa leta wo kugerageza jenoside, leta Habyarimana. Muri aka gace k'Ubugesera rero hagati y'amatariki guhera mu matariki 4 kugeza ku 9, hagati aho abatutsi bo muri aka gace barishwe. Mu matariki 4 kugeza ku 9 z'ukwa gatatu 92 abatutsi barishwe, bamwe baturuka za Mayange, abandi baturuka za Kanazi, za Murama, bahungira ahangaha. Ariko muri uko guhunga bahungaga ibitero by'interahamwe ndetse n'abaturanyi babo b'abahutu bari baje babakurikiye. Ni ukuvuga ko bamwe barishwe, ababashije kurokoka bahungira ahangaha. Urabona ko aya namwe mu mazu bari batwitse muri icyo gihe 92. Ndetse iyo urebye no ku ifoto ubona ko imbere mu kiliziya hari abagore n'abana benshi bari bahicaye. Ubwo rero ku itariki ya 9 niho hari umutaliyanikazi wari muri iriya shuri, ryari ishuri ry'imyuga by'abakobwa byitaga École Familiale, yagerageje gutabariza abatutsi bari ahangaha. Urabona ko yari yagerageje gutabaza akoresheje amaradiyo mpuzamahanga, urabona ko yakoresheje RFI, akoresha BBC. Mu byo yavugaga ko ari umugambi wateguwe wo kwica abatutsi kandi uyobowe na leta. Icyo gihe rero urumva ni nkaho yari atanze amakuru, ni nkaho leta yamubonye ko ari ikibazo. Nk'uko ubibona yishwe ku itariki ya 9 Werurwe 1992 nibwo bohereje abajandarume. Umwe witwa uri mu benshi niwe waje kumurasa, amurasira imbere ya ririya shuri. Amasezerano y'amahoro yarusha yaje gusinywa, ahari abantu bakitezera ko hari agahenge kagiye kuboneka, ariko siko byagenze. Kuko 94 itariki ya 7 jenoside yahise itangira. Itangiye rero bamwe mu batutsi bari batuye aka gace k'Ubugesera baragerageje. Bitegereje kuri iyi foto, uyu ni umusozi wa Kayumba uri hejuru y'isoko rya Nyamata hariya mu mujyi. Abatutsi bamwe baturutse inshe zitandukanye, hari abaturutse hejuru hariya ku Gahembe, hari abaturutse hariya za Kanzenze, n'aba hano za Kayumba, bose bihurira kuri uriya musozi. Bahageze bari benshi, ariko hatangira kuza ibitero. Ibitero byatangiye kuhagera ku itariki bikomeye, byari itariki 11. Bagerageza kwirwanaho, ariko byari bigoye kuko hajemo interahamwe, hazamo n'abasirikare baturutse igako. Urumva nta ntwaro nimwe bari bafite, abenshi barabishe. Tariki ya 11 ababashije kurokoka nibwo bamanukaga. Iyo urebye iyi freshe baramanutse bajya ku byari biro bya komine Kanzenze. Bahageze rero wari burugumesitiri wa komine yaje kubirukana, arababwira ngo aho bajya hose ntaho bashobora guhungira,
arababwira barabirukana. Polisi b'abakomine bahise batangira kubarasamo, barirukanka. Bamaze gutatana, bamwe bahise batekereza kuza guhungira hehe ku kiliziya. Bamwe ahangaha dufite bamwe mu batangabuhamya, umwe n'uyu nguyu Filipo uvuga ko yari hanze hamwe n'umubyeyi we. Icyo babonye amabisi aje yuzuye interahamwe zirimo zibyina ndetse zambaye amashara. Noneho barangije batangira kubatera amabuye, ariko urumva kurwana n'abantu bafite imbunda ntibyari byoroshye, kuko avuga ko hahise haza andi mabisi arimo abasirikare, barabazenguruka batangira kubarasa, bajugunyamo n'ibyuka biryana mu maso. Noneho rero nyuma yaho avuga ko bahise bamwe bapfira aha hanze aho bari, abandi biruka basubira mu kiliziya, ariko urumva ntibyari byoroshye kuri bo, kuko kiliziya nta muryango usohoye kuri inyuma, umuryango yose yarebaga ahangaha imbere, kandi abenshi bari bamaze kubicira ahangaha mu mbago za kiliziya. Ahangaha avuga ko bamwe bagiye bapfa abareba. Nk'uyu nguyu we avuga ko uyu witwa Chantal wa Nyirigira, akaba avuga ko bishe umuvandimwe we abibona, ndetse nawe amayekara ya grenade akaba yaramugizeho impact kubera ko hari aho yagiye amwangiza. N'uyu nguyu Marie Claire bakavuga ko yabonye interahamwe ziza n'abasirikari, bamwe bari bafite imipanga mu ntwaro barafite, avuga ko hari abafite imipanga, bafite amacumu, abandi amashoka. Noneho akavanga umuyobozi wabo arababwira ngo buri wese noneho agomba gukora icyo ashaka, mbese abahaye nk'uruhushya ngo bose bakora icyo bashaka. Icyo yumvise aho yari hishe munsi y'intebe, avuga ngo icyo yumvaga urusaku rw'amagufwa n'imipanga. Ni ukuvuga ko mbese batangiye gutemagura abatutsi barimo imbere. Umva babanje guteramo za grenade, barabarasa. Nyuma yaho rero interahamwe zinjira zitemagura, bamwe bafite amashoka, abandi bafite amacumu. Urumva byari bigoye kurokoka. Ubwo rero ubwo bari baje, abicanyi barakomeje, bamaze kwica bari hanze. Urumva bahereye ku bari hanze, bakomereje ahangaha, bakomeje bagana mu kiliziya. Abari mu kiliziya rero babonye abicanyi baje, icyo bakoze bagerageje gufunga urugi. Ni wari umuryango wa kiliziya, no hirya aho hari undi muryango, hari imiryango 3. Uko bafungaga umuryango, abandi ni nk'aho babarushije imbaraga, ko barabanje bateramo za grenade. Urabona ko hose ahangaha hasi urabona ko hangiritse, bajugunyaga za grenade. Noneho ibyo twakwita nka fragment cyangwa amayekara akagenda akajya ku gisenge. Urabona ko igisenge cyangiritse, nura muryango hirya ho uruhande rumwe bawukurukuyemo. Noneho rero barangije ahangaha, kubera ko bari bahari bashizemo imbaraga, icyo bakoze urabona ko ibyuma bimwe barabikase kugira ngo babashe kwinjira. Bamaze kwinjira rero, umugambi bari bafite wari uwo guhorahoza abakirimo umwuka. Nuvuga ko bararashe nko kuri bubone mu kiliziya imbere. Urabona, uraza kubona igisenge cya kiliziya ukuntu cyangiritse bitewe na za grenade bajugunyagamo, ndetse hari naho uri bubone henshi hatandukanye hari imyobo y'amasasu barashemo. Bamwe mu batangabuhamya bavuga ko nyuma yo kutemagura bari bari mu mwuka, abari bakiri mu mwuka no kubasonga, habayeho no gusaka barimo bafite amafaranga cyangwa ibyo bita gucuza. Bamwe barabacuza bakuramo imyambaro n'ibindi bintu bari bafite. Niyo witegereje biriya bimenyetso bya kiliziya, ari nko kuri alitari. Genocide rero irangiye, habayeho gushyingura mu cyubahiro abacu bari bishwe. Muri uko kubashyingura mu cyubahiro rero, imibiri yabo yaratunganijwe ishyirwa mu mva rusange, ariko dusigarana ahangaha mu kiliziya imyenda nka kimwe mu bimenyetso bitwibutsa abacu bagiye. Ariko ni imyenda nayo ubwayo ikaba ifite ikisobanuye, igaragaza uburyo bamwe bagiye bicwa urubozo. Cyane cyane nk'iyo witegereje iri koti ry'uyu mugabo, urabona ko mbere y'uko yicwa bari bamuboheye amaboko inyuma. Ikindi ugenda ubona utwenda tw'abana bato cyane, bigaragaza ko hari harimo n'abana bato cyane. Ikindi kandi imwe mu myenda ubona ko igaragaza ko hakirimo ibizinga by'amaraso y'abishwe. Ikindi gitangaje, urabona ko kugeza aho umuntu atema umwenda ugacika, urabona ko
nk'uyu mupira urabona ko uyu muntu bamutemye imipanga myinshi kwijosi. Ibi byose rero bikaba bigaragaza ubukana n'ubugome Jenoside yakorewe Abatutsi yakorana. Kandi dufite na bimwe nk'ibyo twakwita property cyangwa ibikoresho by'abishwe. Ibikoresho no kuvuga ko bimwe mu byo bari bafite urabona ko abenshi bari abakirisitu b'idini gatolika. Urabona ko benshi bafite amashapure, urabona imiringa abantu bambaraga kera, ndetse harimo n'amarangamuntu bamwe bari bafite. Urabona nk'abantu bakuze benshi bashaka kuba baranywa gitabi, urabona izi nkono z'itabi, harimo n'inkweto, ndetse n'abafite ubumuga urabona ko nabo babishe. Nk'uko nabikubwiye, aha niho hari imva rusange. Imva rusange zishyinguyemo abantu barenga 45,000, ariko abagera ku abarenga 10,000 bakaba bariciwe ahangaha, abandi twarakuye mu nce zitandukanye zo muri aka gace ka Nyamata. Ugereranyije n'izindi nzibutso, rugaragaza uburyo abantu bafataga kiliziya ahantu hera, inzu y'Imana, ariko iyo nzu y'Imana ikaba yaraje kuba nkaho, sinzi uburyo nabivuga mu Kinyarwanda, ariko aho kwicira abantu. Urumva abantu uburyo bizeraga kiliziya n'ibyahakorewe ni ibintu bitandukanye. Kandi ikindi gitangaje ni uko ibarura ryakorwaga ryagaragazaga ko mu Rwanda abagera kuri 95% ari abakristo. Noneho ntabwo bavuga ngo 5% batari abakristo nibo bishe abo bantu, ahubwo bigaragaza ngo n'abakristo bishe bagenzi babo. None ikindi gitangaje ntiwavuga ngo hari kiliziya y'Abahutu na kiliziya y'Abatutsi, ahubwo bose basengeraga hamwe. Bikaba bigaragaza ngo bamwe abantu basengeraga hamwe bakaza, nuvuga ko bari abakristo ba paruwasi imwe, bakaza kwica bagenzi babo bagenje bate basengana. Ushobora kwibaza ngo kuki bahungiye hano ku kiliziya kandi hari ubuyobozi bwa leta. Mu by'ukuri nuko no mu myaka yabanje Abatutsi batotezwaga ndetse bakicwa, bashaka kurokoka bahungiraga muri za misiyoni, abandi bagahungira muri za paruwasi cyangwa za kiliziya. Ahangaha rero tuhabona abandi bantu bagiye bakora ibikorwa by'ubutwari, cyane cyane nk'umugabo witwa Sirasi. Uyu Sirasi yari umusirikare mu ngabo zo kwa Habyarimana, ariko yakoze igitandukanye n'icyo abandi basirikari bagenzi be bakoze. Igihe abandi basirikari bagendaga mu bwicanyi bajya kwica Abatutsi banabahiga hirya no hino, we yakoze umurimo utandukanye n'uwabo, kuko yagerageje guhisha Abatutsi. Ariko ntiyabikoze muri 94 gusa, ahubwo na mbere yaho. Nk'umugabo bita Ntindendereza muri 92, bamuye 1992 yafungiwe Gako. Icyo gihe bamushinjaga ko ari icyitso cy'inkotanyi, ari utegamine, ndetse ubwo uyu Sirasi yari arinze kasho yari arimo, abandi basirikari baje bashaka kumwica, ariko amurwanaho, abasha gukiza ubuzima bwe. Uyu mugore nawe Perepetua, uyu mudede, bahuye muri Jenoside umuryango umaze gushira, yataye ubwenge ku manywa y'ihanga agenda mu muhanda, ari kumwe n'abandi basirikari mu modokari. Amubonye abavamo baramuhagarika, barabareka, abandi barakomeza baragenda, arangije amuhisha mu gihuru. Aramubwira ati nijoro ndibuze kukureba ntuva ahangaha. Nijoro koko yaragarutse, arangije amujyanira u Burundi. Agasoza avuga ko muri abo bantu yakijije bamwe uyu munsi wa none babanyeho, bamwe ari nk'abana be, abandi ari ababyeyi. Urumva rero ni umuntu urenze, ni umuntu ufite ubumuntu burenze. Nkuko nari nabikweretse mbere ukuntu kiliziya yagiye yangirika. Iyi ni ifoto yafashwe muri 94 muri Nyakanga 94, 1994. Urabona ukuntu kiliziya yangiritse. Ahangaha ni handi bubatse kafi. Ni ukuvuga ko urabona ko hari harangiritse kubera amasasu na za grenade. Urabona ko bajugunyagamo za grenade, urabona ko hose ni imyobo. Noneho rero niyo mpamvu za fragment cyangwa amayekara agendaga akajya ku gisenge. Urabona ukuntu igisenge cyangiritse. Iyi akaba ari gahunda y'uburyo dutunganyamo ya myambaro, kugira ngo mbere y'uko tunganya mu mashini babisaba kubanza kuyitandukanya, kugira ngo tumenye iyo ushobora gushyira mu mashini ntiyangirike, indi tukabasha kuyibika uko imeze. Murakoze cyane kuba mwaje gusura urwibutso rwa Nyamata, kandi kwa tubasaba ko mwatubera abavugizi cyangwa abambasaderi, kuko bajya bavuga ngo nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera. Biba byiza rero iyo abantu baje bagasura bakareba, cyane cyane ko bibabaza iyo ubonye umuntu ava ikantarange, ava mu mahanga, i Burayi, muri Amerika, aje gusura urwibutso, ariko ugasanga hari Abanyarwanda
batuye no hafi aba batarahagera, kandi ni amateka yacu tugomba kwigisha abana bacu. Ni byiza rero ko mwatubera abavugizi n'abandi bakajya baza bagasura, kuko ni ibyacu, ni amateka yacu, kandi tugomba kwigisha n'abazadukomokaho. Murakoze.